muraho neza amahoro y'Imana bane namwe kanizere ko mumeze neza ngiwe meze neza ndashima Imana. Mungu asifiwe sana. Muvuge ngo amina. Imana ni nziza iyo umuntu akiri muzima. Ibintu byose biba bishoboka. Nimba hari ibihe uri gucamo bikugoye, hari ibintu bigukomereye, Imana ikorohereze kandi guhe n'umutima wo kubasha kubibamo mu gihe bitarakunda. Hari igihe umuntu aba agira ukwihangana pe nawe abyiziho, ariko bikageraho ahura n'ikibazo ku rwego rw'uko noneho yumva byanze burundu ariko ukumva ko byanze nta kindi kintu utegereje uretse wenda kwipfira. Niba uri umwemeramana ntibikagera ahantu wumva ko wifuje gupfa, ucumuye kuri Nyagasani, ugatangira gucika imbaraga mu gusenga. Hari ikintu kimwe, hari ibintu bibiri nshaka ko tuvugaho. Hari ukuntu umuntu aba afite ikibazo, icya mbere kuba ufite ibibazo cyangwa se ikibazo kimwe ariko kigukomereye ukerekeza inzira yo mu rusengero. Hakaba no kuba umuntu wawe, yaba umugabo wawe, yaba umugore wawe cyangwa umuvandimwe wawe, nyine umuntu wawe, ngiye mvuze umuntu wawe ari wa muntu ukunda kuri nyine wa muntu kabisa wumva ko ari umuntu wawe ukunda bya nyabyo, rwa rukundo rw'abana, bano bana bakiri batoya, abana batarenze imyaka 7 cyangwa 10, bari abana bafite urukundo rwa nyarwo. Ntago baba bazi iyi mitima mibi yanyu n'ibiki byose nako yacu. Madamu naye nikuyemo ntago abo bana baba babizi, baba ari abantu bafite umutima mwiza, baba bafite ibintu byinshi byiza cyane batarakura ngo batangiye gukerebuka. Ikintu cya mbere ngewe uko mbyumva, simba numva niba umuntu afite ikibazo kimukomereye cyane hahandi no gusenga bikunanira. Wari wahura n'ikibazo ku buryo unanirwa uburyo bwo gusenga, ukumva buranze, wasenga ukumva nagagenda. Mba numva bigeze nka hariya umuntu atakihutira kujya mu rusengero cyane, ahubwo fazari wabanza nibura ukagerageza ukajya kwa muganga, ugashaka muganga w'imitekerereze akakuganiriza, abaza uburyo ari bubigenze kabisa ku buryo utangira ukavuga. Noneho iyo umuntu agiye mu rusengero cyane afite ibibazo, hari ukuntu nyine bihinduka ukabona none ntabwo bimeze neza, noneho akajya asenga cyane, yarangiza agashyiraho Imana agahato. Kandi kirazira, inshuti zanjye, kirazira gusenga ukajya guhatiriza n'Imana. Imana ibizi ibyo igomba kugukorera. Ubu nanjye Imana izigiye izamera umusatsi muremure nanone nk'uwo nahoze mfite, nkareka kwirirwa muri stress zo gusuka. Ngere gutyo mbyumva. Nimba ari undi muntu byumva nkanjye ambwire, cyangwa se nimba ari ukundi ko ariko kose we waba ubyumva utubwire, kuko comment zifasha abantu. Hari umuntu uri hano afite icyo kibazo ariko mu by'ukuri yaragiye gusenga bikanga, yarabuze ahandi hantu yakura icyo gitekerezo. Ngewe kuri njye niko mbyumva. Abantu mukunda Ketchup TV show, mumbabarire mushyiramo comment twifashiriza abantu. Hari abantu baba bafite imitima ikomeye, badafite bakuru babo, badafite barumuna babo, badafite bashangazi, badafite ba marene, yewe badafite nta kintu bafite, ari bo bonyine ku giti cyabo. Cyangwa se ugasanga uwo muntu agakunda ibigare. Buriya nkunda umugore udakunda ikigare, nkunda umugore utagira gakungu. Mw'abantu niyo muzi nshaka kwicara ahantu nkavuga uriya muntu, nkamuvuga mu bandi bantu nkavuga ni Imana, uriya muntu nkunda ukuntu ameze gutya na gutya, biba ari byiza cyane. Hari abagore rero batagira gakungu, batagira ibigare, aba adafite umuntu nyine ajya kuganiriza ibintu nk'ibyo ngibyo, ko bavuga ati se nimbimubwira mu kanya agahindukira akabijyana kwa besto wiwe cyangwa kwa twin wiwe, nyine ugasanga hari ukuntu abantu tuba twitana. Nk'ubu nkaba mfite twin, nkaba mfite besto, nawe uri umushuti wanjye waza kubimbwira nkagenda nkabimuganiriza nta mutima mubi, ahubwo ngira ngo numve wenda nawe uko abyumva, wenda n'igitekerezo cye nshaka kukikuzanira mu bundi buryo kikagufasha. Ariko ukahita usanga ibintu bise bigera kure uko wa wundi wabikubwiye bwa mbere atabyifuzaga. Rero ubwo nari mbivugiye ko comment zanyu, ibiganiro dukora, hari abantu benshi bifasha. Hari igihe uhura n'umuntu akakubwira ati iki kintu warakivuze ndi muri situation ni biramfasha. Icya kabiri,
ni gute umuntu wawe, umuntu ukunda nta buryarya, wa muntu ukunda mbwira ngo wenda reka tube turetse kuvuga ku mugabo, kuko iyo tugiye kuvuga ku mugabo ngiye hari ukuntu ngira imyuka utamenya ahantu ivuye ngarangira bijemo amahane. Reka tuvuge mfite inshuti ya yindi numva imagije, nkumva ntabwo nshaka undi muntu uzanga musimbure, nkumva sinshaka ibiki n'ibiki. Uwo muntu urugero tukaba tubana, hari abashuti babana tukaba tubana mu nzu, hakaba hari umupira we w'imbeho njyewe nkwambara kuko ndi inshuti ye, ndi umuntu we cyane. Nanjye rero haza umushuti wanjye kunsura, nawe yagira imbeho akawucukamo, mwumva umupira njye ntago kuri njye ndikubabwira uko mbyumva, ubwo namwe muri comment muze kumbwira. Kuri njye simba numva ikintu cy'umuntu wanjye najya kugihereza undi muntu ngo acyambare. Ibintu mbivugiye iki? Sindi buvuga ahantu merutse kujya nkabona ibintu, ntabwo ndi buvuga ahariho kuko abona ndi kuvuga atabimenya sinabakira, ariko mbankura amakosa mu maso. Ni gute nshaka gufata umwenda w'umushuti wanjye, yashuti yanjye magara, wa muntu wanjye numva ubushuti bwanjye nawe ari ubwacu gusa, n'ahandi hantu tugomba kubusangiza, naza nkafata umwenda njye nawe twambarana, cyangwa se umwenda we nkajya kuwuhereza undi muntu ngo wambare. Ni gute ibyo bintu tubikora? Njyewe mba numva, reka mbivuge neza gutya, abantu ingofero yambuza amahoro, nabuze uko nyambara. Nk'ubu nyine mana we, nk'ubu kazi wacu mbega kwica, narangiza ngafata nk'umupira w'imbeho ngiye na Mutabazi twambarana, nkawugutiza ukawambara uri umushuti wanjye. Ese nuwukuramo ukawunsubiza nawe nzawumuha wambare, cyangwa mumbwire yawukuramo nyine akongera kuwambara wa mupira nyine umushuti wanjye yaje nkamutiza akawambara? Ubwo nanze urugero aho, wenda ku mugabo kugira abantu mu byumve cyane kurushaho, kuko ku nshuti ushobora kumva atari ibintu birenze, ariko mu by'ukuri iyo ufite inshuti utifuza gutakaza biba birenze. Niba udafite n'inshuti wifuza gutakaza, ni ukuri uzagerageza mu bantu ufite ugira umuntu wereka ko nyine ari inshuti yawe, kuko hari igihe abantu mubura inshuti kubera ko nawe uba utayeretse ko ari inshuti yawe yayindi ya nyayo. Njye nshimira Imana ko iyo nshuti nyifite, iyo nshuti irahari pe nifuza gutakaza. Ariko ntabwo nafata umwenda njye n'umushuti wanjye nubwo tutabana ngo tube tuwuhuriyeho, nuza kunsura ngutize uwambare, nugarura nzongera nkumuhereza wambare, ari uwanjye birumvikana nta kibazo, njye nanawuguha ukawutwara cyangwa nkawugutiza nta kibazo. Ariko mbara umbwiza ukuri, nk'ubu ngubu mu rugo iwanyu iyo haje abashyitsi ngo bakagira imbeho, wanze ukabahereza imyenda umugabo wawe yambara cyangwa mwambarana, uba wumva bimeze gute? Uba wumva ari byiza? Mumbare mumbwiye muri comment. Njyeweho nkuguhaye menya ngo ntabwo nazongera kuwukwaka, unawumaye ntabwo yazongera kwambara. Njyewe ubirakariramo yihangane, kubera ko umugabo w'umuntu aba ari umuntu ugomba kumwubaha. Nimugafata imyenda y'abagabo banyu ngo muyitize inshuti zanyu. Ikindi, abagabo nimugafata imyenda y'abagore banyu ngo muyitize abashyitsi baje aho, namwe nuko nicyo kimwe. Ntabwo biri ku badamu gusa, ntabwo biri ku bagabo gusa, ni mwese. Umwenda muhuriramo mwembi, ariko ibaza abaye ari nk'umwenda w'imbere mutagomba haba atariho akandi kantu. Ndabakunda cyane, Imana ibarinde, Imana ibahe umugisha, Imana ibahe bya bindi byose muhora musengera. Bye.